uza kunkuriramo intare dore ubwira umuntu wawe ndeba nkunde pe umubwire ngo nitwa Godfather Eric tugaruke kuri gahunda cyana cy'intare harabura shushu uraburaho kamwe utegereje kuma kamwe konyine akangaka kamwe konyine kugira ngo izina ryo ryandike imara hejuru yawe waribonye hejuru byanditse kubita gift letter tayari niko kari kabura konyine base bakwemeka cya kintu base bakwemeka cya kintu kimeze nk'inoza nk'umwami iriya yo bagoye future keza ubu yo ivuye kandi ngo muri gift rega n'ibintu biba bihari ibintu bisobanukiwe thank you so much ndabura agatima kamwe mungeze kuri 1K umva tugende gato Eric ndashaka kukubaza nyuma yuko uwe witegereje ugasanga nukuri tuganirize kandi Eric urabizi ko tugukunda kuri benshi Eric nyuma uko uvuze ngo Tigo ndafunga umuyoboro ubu thank you Lili thank you so much nyuma yuko Eric uvuze ngo ubu turi kuvugana fasha imyanzuro iyo kuva kuri Tigo ngakoresha umurongo wa MTN mpamagara warahamagaye network zirakunda Eric cyane wahamagaye iminota ingahe muri gukoresha umurongo wa MTN wahamagaye nizere kutambi waraguze uretse gato waraguze amanite yanga jewe ntango mbipasho wa okay jewe ndarenze okay so wakoresheje amanite yanga bituma navo unlimited oyaze tubwirisha ukuri reka basi mubyinire ubundi uzane ukuri kwambaye ubusa urakoze cyane necklace bamwita talent yewe kamata kipasi kamata mana kamata Eric ngaho tubwirisha ukuri kwambaye ako nukuri Eri we need your true story Kira thank you bamwe bari vango ngo waguze Yesu kuri Yesu Eri man uje gutuma vuga ibyo ako nza kuri telefone ko nawe nabivuga no kuri basara yavuga inkuru yibaze guhereye hanga mubiriho byo sex narayikoze ariko nango congratulations Yesu Kristo abyumvise uyu muntu Darlene umva nkubwire uwiteka kureba azamuka kuri level congratulations azamutse level Darlene level Yesu akariza na akariza Lili thank you very much bambi mana subiza uko so biriho byo narabikoze ko nabona bikoze nazinda nangarizinda guys Yesu Kristo ego ko dore akariza sheri thank you okay so tugende gato Eric ubwira Eric tugaruke gato ngiye ntago mfite amatsiko y'ukuntu byagenze ariko mbwira erega zinda vuye hanga mu kanya twararanyijoro hano twararanyijoro ariko ntabwo umubaza twararanyijoro arasinzirira urumva ariko naje kumubaza modereta muri nimero urumva nanze kugira ikintu mubaza nzi ko atwite buri mu mamutwite ndamwubaha nacecetse Eric nanga twite zinda wayicumise wayiteye mu Rwanda tugira umuco wowe mbwira Karame kwacecetse kandi aduha ibitaramo byiza bya Semuhungu na Muyango na Kensi uyu Regis nyine ngibyo niba ubiguha ni Kensi James comedy wamwitiraniye Regis umureka basuza Regis akina filime ya muntu Regis ya Semuhungu wamubonye Regis n'uyu ari kuvuga by'aba host ngo muya karakantu karakoze ariko se bavanye ngibyo bekutere wowe narasetse oya Semuhungu ari mu rusaku none turabigenza gute Regis kuri mu rusaku uramyutinga rero minota nk'icumi ndaba mvuye hano Kacyiru kuri gare niho narindi Semuhungu n'abadusangiza ubuhamya Semuhungu Semuhungu ko tuzi inde wa Semuhungu wa wundi
ntukamusemo ngo umuhost ariko sha ndakubaza narasetse ngwa hasi. ndakubaza bwana Eric, Who's that girl? nyuma y'uko ibyo bintu byose ubyitegereje ukabibona ko tuzi ko tugira umuco nyarwanda wo gukora imibonano dukoresheje ubuhanga bw'abanyarwanda, kandi wowe ukaba warimanza ari ubwa mbere ugiye kujya kurya ku gitsina cy'umugore. Ako uzko Yesu dore madora amayero aya n'ibya biki ngo pot of what? Pot of gold. twayisimba intandano ndatubona. Eric nsobanurira. Eric nyuma y'uko Sasa reka nawe mubwire. uretse gato ku myaka y'ubukure yawe kuri 40 hafi aba ari buriyi aba ari uhuye uretse gato ariho uhuye n'igitsina gore kuri iyi myaka uri kwiyumva uti? Ndi kwiyumva neza nyine nyuma y'uko ngo so Eric ariyo bari usogongeye ku gitsina Imana uzko uri ku breaking news none ndije kukubwira ndi kukubaza breaking news. ufata umwanya ugatekereza Eric Semuhungu ko uzongera kwiyita gore cyangwa kwita umusangirangendo cyangwa byiraje kurangira ubaye papa runaka? Basiriye ubuhanuzi warabuhawe ariko mfite amatsiko. Mbwira umva reka tuzabivugane live show. Eric, nyuma y'ibyabaye ukumva uburyohe bw'amavangingo uyu mwana w'umunyarwandakazi uzongera gusubira mu buzutu? ariko Godfrey abizi ko tigira ryoha yego na MTN where you go na nari ariko tigira ryoha ariko tigo wapfuye yarihuse yewe urakanda uragakubitwa n'inkuba. Eri riri ariko rero nagihindutse Imana imfashije of Godfrey Imana imfashije nibwo mva ngubwire Godfrey Imana imfashije nagihindutse hagiye namfite umwana mu kwa 11 siriye Congratulations Eric. byara bro. Thank you, congratulations Eric. Ubundi ngi bahita exclusive. Nanditse itariki. Semuhungu guterera ntabwo ari ibintu byoroshye, ugomba kuba byaramugoye nuko duhereza Imana icyubahiro n'ukuri. dore Eric imyaka yose uretse kubwira kugira ngo umwana azavuka afite ubwenge nuko uyu you have to make sure ko mu gukora iyo mibonano nyina yishimye. Ntega amatwi nkugire inama. You have to make sure ko nyina yishimye ndetse you make her satisfied ukamakinga sure ko arangije nawe. Niba umwana avuka afite ubwenge rero nuzana bya bindi byawe kuko mwe hirya ntimujya mubikora. Sinzi uko mubigenza ubwo nawe murarangiza hirya yawe. abazwa tigo barangiza cyane. Uwo bari gupfurika yose nawe narangiza cyangwa arangiza uyu nguyu yashyize good for that key and they send it bye. Yes. Wow. Good for you. Ari nk'ibintu mba nibaza ngo ndefata nkabigize ungereza. Ndifashe. Ko wenda uyu nguyu ufite igitsina cy'akagipfurika mu ntuzawe yarangiza wenda simbizi. Pfuri. Dore abantu bose urakoze cyane. Hanyuma se uriya bari gupfurika mu gatafari hararangiza cyangwa ararya? Ararangiza nyine. Turashize. Arasura kunyara nuguza Musura niko kunyara hanyuma kurangiza nuko ariko ibigambo ngira bizankora ariko mana cyangwa puri ariko mana mfite amateka pe. Mfungura kamera ariko ntukagere isoni. ahubwo tubwire fast puri ariko nibyo ntashaka kubivuga. Puri Wega no muri Amerika yarongoraga abakobwa ndabizera igikobwa yarongoraga na ntuze ashobora kuba muri ariko nyine ntabwo akiba hanze ari umukobwa wundi warongoranye na Sande ni yanje bakoze ubukwe na niwe bakoze ubukwe na Sande ko ntabonye amafoto ye neza. Ntabwo ari we ariko reba ufite poposete irimo umwana wawe na madame ari hariya n'ukuri kumara muri gutembera muri mall. It's amazing man.
byara waruntu we iyo njye post nategereje tuzayirayikinga ninjaho nayirayikinze nongera nyirayikinga ndashaka kubona umeze nka kuriya kwa Meddy izaba ari breaking news reba umeze nka kuriya kwa Meddy ubyuka uza mu rugo akana kati dadi erega ibindi ushobora kwigira ibyo wigira ariko nyine waramaze kugira Puri na puri umunyandikire puri na puri puri na puri 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 na puri puri ni puri na puri umva cyahoza Godfa niba koko abantu hano bandukunda nibansenye mu kwa 11 nzabe nitwa papa yes mu kwa 11 Zara abantu umukobwa ngo uzabyana n'ingegera ukabyana n'urusambo rukakuzengereza kugira nka ndimbati cyangwa kisanga amageragere ugomba kumuryogesha kubatekereza kumuryogesha akazi kawe akajya atora agaruka mu ubundi wakoze ubugoryi wari kurongora wari gusimbura muri kana kavuka ari akanyamerika ukaba wararongoreye muri Amerika ukamubyaramo ariko n'ubu wabikora kabyara kametisi se ariko akameti na meti nzaza muri Canada nzaza muri Europe so bizaca mukongs Eric think hasi ngo Nyagasana zamugo ariko umwana muri kunkira baje ndabyuzi Nyagasana zamugoye amen ngo Nyagasana zaguha umwana ninde ngo igicucu kiki aba modereta bari hehe ukangoye modereta riri ubabukana se mu ngo kayi yakwinye mu boro kingegera uwandika mu bugorgesha barababorotse murapfuye moderna moderate ubu ibyo ukunda kubaboroka kubi Quelques semaines was at as moderator. Go ended. Ongera ended go. Sunde. Kanyikire. Ese wabonye ko wakwambitse cya kintu kimeze nk'ikamba hejuru. Bari nyambitse rega ndi kurwana intambara yuko njya muri Life Pro. Bari nyambitse. Ariko noneho TikTok yamaze kunyemeza kambikwereka Eric. Mwaramutse mwiriwe simbi. Warebye hano. Yamaze kwemeza gute? So murebe. Host challenge, host level will be updated on April 2nd, 2026. Congrats are becoming a gold host this month. Gold host. You will reward. You have unlocked gold host badge stickers. Effect. Yes way. Ku itariki ebyiri zo kwa kane nuza host challenge uzahita uba mu gold host. Nivuga ngo wa achieving in the achievement. Iteye ubwoba burusha no kuvuga ngo kugira ngo oya byarangiye ahubwo mu kwa kane bizagira bizahita by'update nyine mu kwa kane tugomba gukora iki kugira ngo icyo mwakora no icyakorwa no kugikorwa ubu no kugikorwa kugira ngo atajya kuri titanium cyangwa platinum n'abagabo oya ntibaho hano nzatajya muri Live Pro bimwe ni Rwanda amashuro mbabwira kuri iriya gol shano kuri mwarakoze pe ni izina ry'Imana yiri abantu nubwo bro no kuri kw'Imana our people you are amazing wabibonye no ibingibi ni ibintu noneho wibaza that's good achievement that's good achievement ntabwo ari ibintu ngo bya bintu by'iminsi ngahe mu kintu urabona ko izaba updated ryari April 2nd tariki ebyiri nibwo izaba 3 weeks from now ibi ni ibintu babonye yego ni ukuvuga ngo ntabwo bayiguha ngo bazonye ni ukuvuga ngo namaze kwambara iryo permanent nibwo nzahita nyiboneye gold sinzi uko kubyumva imbwira ni burundu nibwo bazayigira reward you have unlocked yego wabibonye gold host badge ni ujye kuri Google uyirebe ariko Godfan ukuri wakoze live cyane kabisa wari ubikwiye so oya ariko nyine ibingibi byose ndakubwira ko ndebe gold host check the gold host ibingibi rero abantu mujya muzana mugakora ndikureba kuri Google gold host abantu mwese muza mugakandaho abantu muzana mugakora ibyo ngibyo it's what you supposed to do ariko ibingibi bisaba imbaraga biransaba bona ra apply ntabwo byoroshye reka kutwibagaruka nureke kutubeshya wow so that's good
ninde dusone ngo nibiki gold host no kuba nyine ngo hari urwego abagezemo abandi bataragira. What does gold badge means on TikTok? shangira ngo ni wowe ugiye kuba uwa mbere kabisa muri mu East nkurire Africa. miriya ntare Oh my gosh. TikTok gold Congratulations, badge creator Godfa. are the content house. Ugiye kugaca agahigo mu bana b'Abanyafurika. Riri, Yeah. Riri, yego wabonye ko red carpet yagarutse? rahira ukaba utayinkanzeho Godfrey shyira muri screen niba inzu yanjye yahageze baburetse ni hahandi hari umuntu uri kandi iyo nzu Ntabwo ari Yes, wowe red carpet. ubivuze. Turebe nkunda red carpet. Imeze ntihazagira gute? umbera ino nzu Imeze Nkunda gute red ke? carpet. garuka hano irihe tuvugane, garuka tube oya twegereye. uwo ari we wese ariko nayitanze yagarutse yose we iri hehe Red carpet. iri hehe ntayo mbona None se hari amanuza bajya bakuramo bakongera bakayagarura nyuma. Sha yari yarabuze pe Ko ntayo mbonamo cyangwa None iri wumva ahantu hamwe. nako keza wari uhari nanjye uvuga ngo nanjye nazi ko utari uhari ariko urari uhari. Hari ibintu byitwa ngo mbari ngidi mubaraka mbari idiwati ziri pupe yaduhaye eka shabu kandi byiza nako karahari keza Yego riri cyane kampe ndebe. Kariya hano nakabuze kubona ngewe. live y'umuntu ntago ahari buno Yego na live Ya hano nta karimo ndi kubona Yo, ubu nta. biterwa na live y'umuntu kuri live yuriya hari ibintu bya idi red wareva carpet hano harimo ndayibonye umusigiti, hano harimo umusigiti. ndayibonye red carpet yes Uri inzu hehe? ndayibonye hagira umuntu kanahenze nabona kanahenze kurusha Wayibonye baby red rayon carpet? ntumvane hano batayinkuriyemo ndayibonye we Hano yanjye irimo imeze gute riri? irashimishije cyane ngiyi hano yitwa Yo nyine tapi rouge nayibonye red carpet n'akasamutwe kayo. Wow. Mwayibonye kabisa temu tapi temu na na temu tapi temu ica temu umuzungu ica umuzungu ubundi muri red carpet redi na redi ni redi. kariya kantu ni nkabona redi carpet na ndishima redi milestone Nanjye nakabonye gatatu ndishima. ntabwo ari kakandi ariko nabahaye kariya kitwa kantu gute kari se Oya, kobwa ya yindi yacu imwe ya kera. Niyo yagarutse. aka niko bagaruye kwa Godfather nyine ariko kakandi kari kwa Neranet ntabwo ari kano Hari n'akandi kubona ngo kitwa ngo nese buri tini. muntu aba afite ibintu bitandukanye n'iby'uwundi Yeah. ndakeka Wow. dore wa muntu ubyina ndamubonye yitwa ngo ritmike biya nzakanda kuri n'abantu mukura kanda kuri tapi rouge shusho na Dore shusho ngiyi redi we. carpet siri ngo live ko dore kuntu ngo live redi carpet ikabiraje kumana Godfather bari guca muri Uyu white ni house wow. gogo na Akasamutwe gogo kayo. gogo Ni gogo. Wow, mbega ita akagiti mumpere keza. imitima Wow. kodishu go Ni god. bakojeje Ka isoni karasa neza mana none se nyine. iciyemo natari kureba Noneho kagenda gute na cya Reba mana ukuntu we kagenda nari ndi karabanza kureba ngo kakidarapa iby'amanuza by'amari mana. umva world cya kigare cy'abakwini nacyo Wow. cyajemo. oya keza kuko ufite anniversaire y'umwana nanjye ngiye kukakofra Inch queen. Yo, merci chérie. Munshiremo nakuguriye hariya. hariya reka no kumanuka anniversaire ya gore baby naje ngaho reba ukuntu kameze Ngo reba Mbonye keza yimutse nayo ngize ngo yesu nigiyemo. mukiza reba tiktok ukuntu live gasa star neza nese ko mbona yitwa ngo tiktok live star iri kandi hehe? nabonye ngo ukuntu red gasa carpet kandi Baraje Eric ari bakakwereka byaje sheri. babigutaye ntabwo bibonye Oya Oya ntabwo ntabwo bazi. ndakabona hari mana. iriciyemo niyandese Ni Yicaye yariri. bibaza hejuru. igihe kibiboneye mbese iriciyemo niyari Ni yayo yariri. Ko nta connection. nibwo ngiye mbibonye No, ni Godfather uyihaye riri. kanywa amazi kabona iwanyu hashya yesu Eric karebe mbibonye neza nonaha oya Eric karebe neza ngaka ngese kuki biri kuza bitinze Yeah, ubwo wowe nta. Wow, none iyo ngiyo iyi yo yesu mukiza yirambuye mani neza shora byatanga. tiktok live Wow. star navuze ngo yanjye ntabwo Ikarata. yirambuye Thank you.
igiye we kwandeze igiye kwa Godfather igihe ndakurahiye Godfather igiye kwa uretse Godfather ndapfuye. gute se kandi ariko Godfather kutamufasha Uzi ko igiye kwa Godfather Fanumbi. riri riri igiye kwa Godfather njye mbonye itimaritse kwa Keza biranshira. nanjye ndebye imibare ndayibura rero bikora ubwende bro nose kwereka ari ibyo bizahongeye nyine ko bitajya bibera kundi muntu ariko bavuga niko nta wundi bijya biyobera rero kubera ko Kuki ibiyobereza kitanyobeyeho ko thank you kuki bitarabera kundi muntu Yego, bitaje barayigusubije nyine ako Godfather wakwijijishije ukayima. oya sha oya Keza Godfather wayimaye papa. noneho ndayibonye Thank you. umva isa neza Yego, uretse shusho. kisa nka TikTok universe ikibazo ntabwo ni kigira nziza cyane urusaku iriya nzu ikavuga nayibonye Nanga ivuga ndi me. Oya buhamagare shari ko riri tapiroje bimubwire koko yavuga ishaka iki kwibirambuye nyine ndapfuye wongeye wohereje niyo garage ngiyo uyikanze kwande kwa Godfather Ayi, iwawe. siriri nari ndi wadukanze. kugerageza kuki bitari kujya kwa Keza njye ibi none biranyuze oke cyane kanda No kwa Keza kanda turebe kwa Keza kwa kwa Keza Keza bikajya kwa Godfather kare nari ndimo kugerageza ashaka umwana Godfather kanda kuri Keza manuka turebe wongere manuka ongera wongere Warabigerageza, uzamukeho riri akantu mukunda. gato riri turebe manuka wongere uzamuke No birakunda. ninjye Nakambye mwe murimo gusereza ngo nta network mfite numiwe mutapinge screen nega ntago iyo mutatapinze network ako akora bivuze ngo uyu munsi ngo TikTok zifite sana noza tapinze Network n'umusore kanda ku wenda izina gucika. mutapinge screen